Rayon Sport yakinaga mu ijoro ryakeye na kipe ya Gorilla bakinnye mu minsi 2 mu cyumweru kimwe banganya. Ni imikino 3 n'ubundi nabwo banganya. Ubu niyo bagarura banganya. Kubera iki se? Banganyije imikino 2 y'igikombe cy'amahoro. Kimwe kuri kimwe ubusa ku busa on aggregate igitego cyo hanze abari cyo kijyana umuntu kijyana Rayon Sport kuri finale. Shampiyona nabwo babandwa igitego barakishyura umunota wa 84. Byagenze gute bwana Eric Ndagijimana? Niyo mukino wagombaga gutanga igikombe kuri APRFC mbere ko ikina umukino wayo. Kunganya kwa Rayon Sport cyangwa se gutakaza umukino byagombaga gukipe ya APRFC igikombe cya 7 twaye cya shampiyona y'u Rwanda kikurikiranya. Nubwo imibare yagaragazaga ko ikipe ya Rayon Sport igikombe kigishoboka, ariko hari ingingo n'abahungu be byasaga nkaho igikombe bigoye kuri bo. Rayon Sport yari yakira ikipe ya Gorilla Football Club ku munsi wa 32 wa shampiyona y'u Rwanda. Ni umukino wakinwe kuri uyu wa gatanu ku isi saa 12:30 muri Kigali Pele Stadium. Rayon Sport yari yakoze impinduka mu bakinnyi 11 basanzwe banza mu kibuga. Yatangiye umukino ubona ari iri hejuru, ndetse ku munota wa 9 yashoboraga gufungura amazamu ku mpira wari uhawe Habimana Yves asigaranye n'umunyezamu wenyine, ariko birangira bagonganye. Ku munota wa 15 Gorilla Football Club yafunga amazamu ku ishoti rikomeye ryarekuye inyuma y'urubuga rw'amahina, maze rutonesha Hezbon ariko ishoti rikomeye umupira ujya mu rushundura. Attention, Traoré barayiza mu rutonesho. Rutonesha Gorilla. Nyuma yo gutsindwa igitego, Rayon Sport yatangiye urugendo rwo gushaka uko yakwishyura ndetse ikabona n'uburyo bwo gutsinda igitego, ariko abakinnyi bayo ntibashe kubyaza umusaruro ubwo buryo babonaga. Ku munota 28 Rayon Sport atakaje uburyo buremereye ku mpira mwiza mu gishadidiye yarahawe, ariko awutera mu maguru y'umunyezamu. Hari naho Ndayishimiye Richard yarikoye ishoti rikomeye ari inyuma y'urubuga rw'amahina, ariko umupira unyura ku ruhande rw'izamu gatoya cyane, maze igice cya mbere kirangira ekipe ya Gorilla Football Club itsinze ikipe ya Rayon Sport igitego 1-0. Mu gice cya kabiri Rayon Sport yaje ikora impinduka mu kibuga mo hagati, havamo Faustin Kawu mu gishadidiye na Benaziz Dawo, hajyamo Ishimwe Ganijuru Eri, Aziz Basane ndetse na Tamwe Guruwari. Nyuma yo kwinjira mu kibuga simbuye Aziz Basane yaho umupira ari umunyezamu n'umutwe ugiye kujya mu izamu, birangira myugori ikipe ya Gorilla Football Club bakuyemo. Ku munota 82 Rayon Sport yabonye igitego cyo kwishyura cyatsinzwe na Bedi Byirimana ku mpira wazamuwe na Ganijuru Elia, ubundi ashyiraho umutwe imbere y'izo Bedi Byirimana Rayon. Bedi bamukubita telefone arayitaba neza cyane, umujena yindura umupira mwiza cyane kuri kuruwari ibumoso. Umukino warangiye Rayon Sport inganyije n'ikipe ya Gorilla Football Club igitego 1-1. Uku kunganya byahise bituma ikipe ya APRFC yegukana igikombe cya shampiyona y'u Rwanda cy'ikiciro cya mbere cya 2025-2026, kikaba cya 7 itwaye yikurikiranye muri shampiyona y'u Rwanda. Nyuma y'uyu mukino ngabarayo hari ibyo biteze mu buyobozi bwabo. Rayon Sport rero yagize gukiranganya mu by'ukuri. Samir navuga yuko umwaka wa Liverpool twavugaga ni nk'uwabareye. Yari yakoze impinduka, hari ingingo Francis impinduka ntekereza ko ari zimwe mu zamukubitishije cyane, kuko tumaze iminsi tubisesengura no ku munsi w'ejo twarabivuze. Didier na Habimana Yves gukinana ubona ko bidahura. Abantu benshi barebye nka centre Didier bamuhaye umupira ajya kufunga ari imbere y'izamu, ni kimwe mu bintu byaranze umukino. Ikindi cyaranze umukino ni kufura ya Dawo. N'ubwa mbere nayo mbonye umukino ushobora gutera kufura akanirwa guterura umupira. Twahiteye nko muri santimetero 5. Ubu abantu bari kurukuta bategereje gushyiraho imitwe, ariko umupira arangije awuterura wanga kugenda. Ikindi Rayon Sport mu gice cya kabiri izanyemo Tambwe Guruwari, yinjijemo Ganijuru, ntekereza ko n'umwe mu bakiyi
navango sinzi niba bazatanga igihembo cy'umukinnyi wisubiyeho ariko ganijuru Elia Bareyo mwishimire ko mufite ganijuru hejuru ibibazo byose aciyemo gutizwa muri viziyo ikamanuka kwibaruka sinzi ibizame bya leta n'iki ganijuru arimo arakina umupira mwiza pe kuri gatatu ubushake guhindura amasantere kuko kijyamo umupira wa mbere yateye yawuhaye Basane abuhindura icyerekezo ariko yibeshya ko umupira urajya mu izamu birangira defenseur agoda wukuyeho n'igitego cya kabiri cy'umutwe cya n'amahirwe ya kabiri ya Rayon Sport yabonye ni umupira wa ganijuru yahinduye bedashyiraho umutwe igice cya kabiri Rayon Sport navango yakinye neza gora niba ari ukwigaye ubuto gora ari ukuntu yatsinze mu gice cya mbere ku gice cya kabiri nta kintu igeze ikina nayo yakinaga ibintu bisa nkaho gutamporeza birangira Rayon yishyuye. Hari umuriro twaganiriye nimugoroba umukino urangiye w'inshuti yanjye arambwira ati Rayon Sport irababaje ati Rayon Sport imaze imyaka 7 idatwara shampiyona ko iyi APR 2019 iyi shampiyona APR igiye gutwara ni ya 7 yikurikiranye bivuze ko Rayon Sport idatsinze bivuze ko Rayon Sport imaze imyaka 7 nyine yuje imyaka 7 idakora kuri shampiyona. Rayon Sport ikintu yakora gikomeye no gutwara igikombe cy'amahoro iyi sezo nubwo ntabwo ngo bitoroshye urumva kuko bazakinana kuri finale aramurakariye cyane ahubwo ati Rayon Sport uyu mwaka ngo ikintu yagezeho ngo gikomeye cyane ngo ni ukujya inyuma yari Hilal mpaka itwaye shampiyona aho ni munzani urumva ati abarero nyine bishimiye kuba ari Hilal yarabaye yambira ngo ntibazishimire igikombe cyabo bavuga ko ari Hilal ariyo champion bati ni gute ikipe ya kabiri yaba champion cyangwa ya gatatu ariko bo no gusohokera u Rwanda bishobora kuzabagora kubera yuko kivuniramo kitsinzi yo bifite match na Muhanga irabanyuraho fata umwanya wa kabiri kandi birekere ko Kiyovu bubikore kandi bazanihurira ku mukino wa nyuma kandi bafitanye na match irimo n'inzigo ya hari ingingo oya niyo atamo hari ingingo Kiyovu na Rayon nizicana urumva zicana waka icya kabiri bafite nyine umukino wa nyuma muri weekend izaza na APR bwana byo hari inzigo irimo ya mbere APR avuga ati bavuze ko ngo twanganyije nabo ngo tubibye bahora bavuga yuko tubiba barimo baravuga yuko tutari champion y'u Rwanda bashyizemo hari Hilal nkaho yabaye umunyamuryango tuzahura ku wa gatandatu rero impaka naho ngo zakemukira nkuko twaze tuvuga Liverpool Rayon nayo kubona umukino yatsinze ubibara bigeze mu kibuga tujye Muhanga twageze match ya Muhanga batsinzwe na Muhanga kimwe ku busa nagize amahirwe yo guhura n'abayobozi ba Rayon Sport hari ahantu twahuriye bose harimo perezida wa Rayon Sport bwana Meya Murenza Budara harimo Jean Baptiste harimo Rwagacondo Dr Emile Rwagacondo hari Mugakwaya Olivier umva ari body yose n'undi inshuti yanjye bita Vivensi barahuye bari kumwe gutyo uko mbavuze ujye twaganiriye ahubwo byibuze icyo umuntu yakwishimira muri Rayon Sport ni uko ubona byibuze ubumwe mu Bareyo bwagarutse ko byagiye bikunda kugorana mu myaka yashize abafana n'ubuyobozi cyane bari mu mwuka which is good icyo ni cyo kwishimira icyo ni ikintu cyiza kiri positive cyananshimishije iyi sezo ubuyobozi buba bugomba gufatirana actually ko abafana ba Rayon Sport bishimye imbaraga za Rayon Sport gutsinda bishimye bakanishimira nuko bayoboye n'ababayoboye icyo kintu kiba ari ki muri Rayon Sport mu gihe amatora bayacumye bakayashyira mu kwa gatandatu champion irangiye ni byiza ahubwo ngiye nawe wasabye ikintu kimwe ndababwira nti Rayon Sport ikintu kiye kibabaza abafana bayo nuko Rayon Sport yibwa kandi muvuga ngo ntacyo mugira
yibwa gute? aha Iraribwa ikaribwa n'abantu bifuza indonke, bifuza gushyira mu bifu byabo, cyane cyane muri rokiritoma. Ndavuga ubu ngubu icyo nari babwiye ni ukwezi kwa gatandatu kugiye kuza Amerika tigere. yego Nzaba ndi inshuti na Murenza Budara, ubwo hari umukinnyi mfite muri Cameroon ye kumanura, atari umukinnyi nikurikirane, bagende bashake CV ye bayidukubita ntako timunoye kuri radio, aha tumuvuge ko tuvuge uburyo akomeye, naza gukandagira mu Nzove wasira mwakira ku kibuga cy'indege tubivuga, ajya muri office za Rayon Sport mu Kiyovu tubivuga, wasira avuga ati araza gukora imyitozo aramanuka mu Nzove saa 4 za mu gitondo arabariyo tubivuga, kwinjira ni bibiri imyitozo bivugwa stade yuzuye, Inzove yuzuye, nasika Nyamirambo dusange ni wasi nta uhamya, abantu bapfunyikira abakinnyi batatu bane batanu, nimurangiza muvuga ngo tugiye kugura umukinnyi ngo mushyire kwa kanyenyeri kacu nk'uko baguze Abedi Bigirimana, umukinnyi mutanga $25,000 abahombe. Ndavuga byibuze mwabaye imfura this time muri kwa gatandatu mukagura Rayon Sport abakinnyi byibuze niyo baba ari bane gusa, mukemera bakabahenda ariko bakaza ari intoranywa zo kuri uyu mugabane, bafite ikintu babafasha mutazarogereta. Mutagiye kugura abakinnyi 12 b'abanyamahanga b'impfabusa bazaza bakamara amezi 6 bakabajyana muri FIFA bakabareka. Ntibyaruta kweri Adera? Byaruta. Nicyo kintu Rayon Sport ikwiriye kuba serious muri kwezi kwa gatandatu. Icyo uvuga cyo ni ingenzi cyane, ubundi ikanagira rokiritoma nziza muri mu buryo buri lokali mu gihugu, mu bene gihugu. Ariko nibishatse abanyamahanga nishake batanu beza bazahora babanzamo, bazajya gukina na APR, abare bakavuga ati byibuze abakinnyi bacu turabeteza. Urumva hari ikintu kuri icyo kintu garutse uruvuyanga, hari ikintu bakeneye gukosora. Ndibuka muri Amerika ishize tugiye ko nanabibonye imyaka myinshi, aho Rayon Sport izana abakinnyi bagasezererwa bakiri muri pre-season cyane. Umukinnyi akahagera yategewe yahaweho ibyibanze, itike y'indege, yewe n'umu agent yamaze kuryaho make araje, ariko muri pre-season umukinnyi ntahabwe kontra bikarangira asubiye iwabo. Icyo bisobanuye ni iki? Nuko uwo mukinnyi mwateye igiceri. Ahanini nkanabihuza nuko n'umuntu uba ubazaniye uwo mukinnyi ntabwo muba mumwizeye. Buriya niko nge mbibara. Umuntu ubazaniye umukinnyi akaza agakora pre-season, akirukanwa pre-season itarangiye cyangwa shampiyona igiye gutangira, cyangwa kwirukanirwa mu myitozo, babisobanuye ngo uwamuzanye namwe kwemera kumwakira mwembi ntago mwari mubyizeye, kuko ari umu agent mukorana muzi ko kucyo wagarukagaho ari umuntu ufite ubushobozi bwo kuzana umukinnyi bazi ko ari kuri level yo gukina muri Rayon Sport. Niyo test ntago yabanza kuyinyuramo, ariko kubera ko nyine babazi ko umuntu bagiye gukorana bamufiteho, batizeye neza ko umukinnyi yabazanira ari ku rwego rwiza, rimwe na rimwe bagasanga uko babitekerezaga niko bigenze. Babisobanuye ngo ntago uwo muntu muri uwo mwanya bagikeneye guhabwa umwanya muri Rayon Sport. Ndavuga kuzana abakinnyi ubutaha mu making sure ko umuntu uzana umukinnyi aba ari umuntu muzi kadashobora kubapfunyikira, aba ari umuntu muzi ko yifuriza neza Rayon Sport, cyangwa ari umuntu muzi ko muri gukorana mu buryo buri professionnel. Iyo abantu muri gukorana mu buryo buri professionnel nta bintu by'injyawuro birimo, muravuga ati uyu muntu arabizi yuko uyu mukinnyi we ni umukiriya we, amukeneyeho amafaranga, amukeneyeho kumuryaho ayo mafaranga y'aba agent, akeneye gukora ikintu cyiza. So izi mpinduka zose zigenda ziba, nabonye ko bagiye kubazanye sporting director, umugabo w'umufaransa, right? Sporting director uriya ni cyamara. Sporting director ubundi mu makrebe abashinzwe iki ruvuyanga. Uretse nk'ama equipe usanga bafite na babiri batatu director wa sport, hari ama equipe usanga bafite ba sporting director ugasanga bagira benshi. Nabikunze cyane. Inshingano za sporting director rero nugu gira gute, hari uburyo nabisobanura muri ubu buryo.
abisobanurira abareyo mbere ko tugiye kwinjira muri aperi. Jangwana yamaze kuhagera. Sa Jangwanovic kipe ye ifite sporting director cyane nawe irababaye turabigeraho. Nayo urigomba kumushaka a sporting director muri club. uri kumva ubundi hari ibintu by'ingenzi agomba kuba ayobora. hari recruitment, hari squad planning, no gupanga uburyo ekipe izaba ihagaze. ubwo ku bantu bumva umupira w'abongereza twavuze uburyo Andre Bert ari we sporting director wa Arsenal, kandi uburyo ngiye kubisobanuramo niwe waguriye Arteta aba bakinnyi. ubu buryo ngiye gusobanuramo ni uburyo bw'abongereza. ni ibintu reka banze mbishyire mu mfunyamfunya. hari recruitment, sporting director akwiriye kuba afite ubushobozi bwo kugura abakinnyi kurambagiriza umutoza abakinnyi beza bamufasha beza. yewe nushaka kunongeraho n'umutoza, ko sporting director niwe muntu igitekerezo cy'ikipe mu buryo bwa identité, mu buryo bwa formation, mu buryo bw'ama filozofi ya ekipe. ubundi sporting director akwiye kuba ifite mu mutwe. n'umutoza azana akwiriye kuba muziho ko afite ubushobozi bwo guhura n'iyo filozofi ya ekipe afite mu bitekerezo bye. hari contract strategy, ubwangaha bigeze mu guhereza abakinnyi amasezerano. ese uyu nguyu arayakwiye, ese uyu ntayakwiye, uyakwiyangana gute, akwiyangana gute, umushahara ugomba kuba ungana gute. icyo ngicyo kiri aho ngaho. hari academy links. academy links of course sporting director akwiriye kubaza umwana uri muri academy mwiza ushobora kuza muri ekipe ya mbere agahabwa amahirwe. hari guhabwa amahirwe muri ekipe ya mbere director, no guhabwa amahirwe mu myitozo. ntabwo abana bose bavuye muri academy ari director ngo ubuje muri ekipe ya mbere ngo ugomba kwita ugaragara kuri feuille de match. oya, hari igihe uhabwa amahirwe just ari ukugira ngo ukorane imyitozo na bakuru bawe. hari n'uhabwa amahirwe bizwi ngo straight arajya kuri feuille de match niba ngombwa ahabwa iminota. izo mpano ziri exceptionnel zibaho. urugero muri Liverpool Rayon ngo umuhe iyi sezo, Max Dorman muri Arsenal bibaho, nabasaka nuko byagenze. hari long term football vision. ahangaha noneho ni ahazaza h'ikipe ugomba kuba uhafite mu mutwe no mu bitekerezo, unafite strategy. turifuza Rayon Sport mu myaka 5 imeze gute. ese ni trust the process ya Arsenal. turahera ku bakinnyi bari aho baringaniye, tuzana umutoza bazamura urwego bajye ku rwego rwiza. nibamara kujya ku rwego rwiza tubashyiremo abari complete. niba Rayon Sport maze imyaka 7 idatwara igikombe, iyo ihera nk'icyo gihe mu myaka 7 ishize, sibyo? Yes, za 2019 ivuga iti tugiye gufata imyaka 5 nidushaka tuzakibura igikombe nta kibazo. ariko 2026 cyangwa na 30 tugomba gutwara igikombe kimwe mu bikinirwa mu Rwanda cyangwa se byose. ugomba kuba ufite uburyo ibyo bintu bizakorwa n'uburyo bizaba, kandi tugomba kuba dukina amatsinda consistently 2032 mu buryo buhoraho tukitabira amatsinda ya CAF ayo ariyo yose. ibyo aho niho va football vision. aho ngaho ni long term football vision. sporting director, ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bukwiriye kumwicaza bakamubwira ati okay, dore ibihari ngibi, dore ibyo twifuza kuzageraho ni ibi ngibi mu myaka 2 3 5 6 7 8 9 10. ibi bintu wabidushyirira mu bikorwa. akagenda akicara agakora inyigo neza akareba nguwo umugabo Rayon Sport irimo guhakaza, ubundi akaza akabashyira kuri taburo, agafungura hariya PDF imeze neza cyane, akabasobanurira ati dore bizagenda gutya na gutya na gutya. ntabwo ari umuntu uje kwicara gusa ngo uricaye just uricaye. oya, ukabasobanurira ukabwira ati mu myaka 2 3 5 6 7 ndabona uyu mukinnyi nzanye rwose mufite igitekerezo iki n'iki, imyaka 3 azadufasha ibi n'ibi, umutoza uyu azadufasha ibi n'ibi, akabisobanura. cyangwa se hari n'igihe uzana sporting director ukaba mubizi ko muri selling club nabyo bibaho, amakipe nka za Dortmund uzana sporting director, cyangwa amakipe nka za Benfica, amakipe nka za Brighton, ukaba ufite aba sporting director ariko ubizi ko uzanye ari ku rwego rwo kukubakira umukinnyi mu myaka 2 3 wagurisha. nabyo bibaho, bajya babimenya. akaba n'undi sporting director nyine uri ku rwego nk'u Rwanda Andrea Berta uri muri Arsenal avuye muri Atletico Madrid, avuga ati
ku ngoma yanjye twatwayemo Europa League, twatwayemo La Liga 2022, ndumva ngeze ku rwego rwo kuba najya muri Arsenal nkaba nabakorera merikato nziza ishobora kwita ibuzuza bakaba bahatanira igikombe cya shampiyona. Sasa iyo level muri Rayon Sport nabo bamenye ngo turi kuri iyi stage ni by this time ubushobozi bari n'ubu sporting director mu buryo bwa hazaza Rayon Sport hari mu biganza byawe, dusobanurire way forward, uburyo ugiye kutwubakira ibintu, uburyo uzahuza ibintu twagarutseho, uzagura abakinnyi beza bakwiriye kuba muri Rayon Sport, uzaplaninga squad uburyo igomba kubihagaze mu kibuga, byose ubifite mu bitekerezo, abakwiye amasezerano n'abatayakwiye, uburyo abantu bo muri academy binjira muri equipe, ibyo byose biba biri ku mutwe wa sporting director.